Yes, reka twongere kubaha ikaze nk'uko twabibasezeranije ubushize tuti akamwana tuzagaruka twongere tuganire. Uyu munsi twamugaruye rero ku Cyumba TV yakamwana, wiyumvemo ikaze Gasore Pacifique. None yakamwana nk'umuntu w'umukinnyi wa filime, turagira ngo udukinire uri nk'umuntu uri kubwiriza abantu, turebe ukuntu byaba bimeze mu rusengero, kuko wenda abantu bakumenyere muri systeme y'ubutsi ko nazi kwiyamira kwa kundi bavugira mu gatuza niba banyweye kanyanga ngo haleluya bari kwikanira ukagira ngo ariko se buriya ahubwo icyo nabaza uvuze buhoro abantu ntibakuba nk'uko ngo ni ngombwa ngo wikanire uvugire mu gatuza usakuze ntimujya munasarara ko mikoro ziba zihari, ko mikoro ari isakazamajwi, ko abantu baba bari kumva uvuze neza utari gutonoma, cyangwa ugira ngo ujye mu mwuka ubone ibyo ubeshya abantu. Ndetse umuntu yabeshya kandi ari mu mwuka, cyangwa ahubwo bagira ngo afate ikindi kirere cyo gukuramo amakuru nyine y'ijuru ahereza abantu. Oya, hari abakabye, none hari abo njya mbona niba ari igisirimba, niba bari gusirimba ugasanga bari guceza, ugasanga bari gukubita za ekotite na za ndomboro ya soro, bari gukaraga amabuno mu rusengero. Ahubwo se uru ni urusengero cyangwa ahubwo bari muri bare? Kandi bari mu gusenga ukabona bari kumasura rwose, babagore baba bafite amabuno ukabona bunamye bari kumasura. Kuvuga se abantu bari kubyinira Imana cyangwa bari kubyina mu kabari bikagucanga. Birakabije kabisa. None ubwo ariko buri hari amadini ngiye nemera, Isilamu, Katoliki, nibo bantu basenga muri disipline, kubera ko babwiriza batuje nese nkawe, reka basenga neza batuje mu kinyamupfura. Ariko ADPR yaba n'abadive bajya aho ngo bagakubita imiziki ngo bana bafure bakazituritsa bakanyonga bakamaye ibibuno bakabizunguza, hose abantu bari gusenga. Ariko ubundi wa mugani w'abayisilamu uzareba uburyo abayisilamu basenga, urebe n'uburyo abakatolike basenga, usanga byibuze harimo akantu ko kubaha Imana. Kuba ari abo baragiye basenga rwose ukabona bari gusakuriza Imana bakabije. None se ubundi nyine nka yakaba ari mu kubwiriza, yabwiriza gute? Duhe nk'urugero rw'ukuntu wenda uri kubwiriza abantu, wenda ubabwira ngo bari kubusambanyi bakizwe neza, niyo topic wateguye, wayibabwiriza gute? Uri pastor, uri imbere y'iteraniro, ababwira nuko arabwira ati rero nshuti bavandimwe, bantu b'Imana, bantu mwaremwe n'Imana, mugabanye ikintu cy'ubusambanyi, kuko ubusambanyi buzatuma murimbuka, mushobora kuzajya ikuzimu cyangwa se mugapfa vuba cyangwa mugasaza vuba kubera ikibazo cy'ubusambanyi. No muri Bibiliya biranditse ngo ntugasambane, ntukifuze umugore wundi. None abantu b'iki gihe rwose ngo yabaye Kigali wisheya ngo ni ugusangira abagore, kandi no muri Bibiliya biranditse ngo ntukifuze umugore wundi, none barabihinduye ngo ni Kigali wisheya ngo ni ugusangira abagore. Nshuti bavandimwe rero mugabanye ubusambanyi mutazarimbuka. Yego. None ese umuntu bita Pasteur Julienne Kabanda waba umuzi? Oya, ntabwo muzi. Umupasiteri uzi mu Rwanda ni uwuhe se? Ubwo umupasiteri nzi mu Rwanda se nindera nzo bita Pastor Manasi, niwe dukorana. Ase nawe sinzi niba none ura ni pasiteri, sinzi niba ari pasiteri, nyanumva ajya kuvugira amakwe kwa kundi ajya abaye musi. Ngira ngo ubanza ari pasiteri wo kuri YouTube, buriya ntago mbizi nimba ari pasiteri. Sindamubona ari gusenga, sindabona n'urusengero ari gusengeramo, ariko gusa turakorana, niwe pasiteri nzi. Abagitwaza sinzi n'abandi baraho. Ariko rero yakamwana, ngewe wenda nagiye ngukurikirana kenshi, cyangwa se numva ibiganiro ukora, numva abantu ibyo bakuvugaho, nta na rimwe ndakubona bakuvuzeho inkuru mbi. Ntago ndaza kumentioninga abantu cyangwa se ngo ufate ngo umuntu runaka ngo muvuge, ariko hari nk'umuntu ushobora gusanga afite titre n'urugero y'ubupasiteri. Kuri YouTube turamukurikira, afite titre y'ubupasiteri, afite titre runaka nyine nk'umuntu tuzweyo ka afite ijambo ry'Imana. Ejo bundi kumva ngo
amajwi y'ubusambanyi yagiye hanze ngo amajwi ngo yikinisha amajwi ngo ese biriya bintu bibonye wowe ubyumva gute? hari abantu rwose ngiye mbona biyita abapasiteri kandi rwose ukabona iryo zina kwita pasiteri arega kwita pasiteri nawe utabyita ahubwo kuri medita kugira ngo uri medite neza ube pasiteri koko ugaragara imbere y'abantu nk'umupasiteri icyo kinanira abantu hari ukujya hari ukita pasiteri ukajya kuri YouTube ukigaragaza ukabwira abantu kuri pasiteri warangiza ejo ugakora ibikorwa bitandukanye n'iryo zina rya pasiteri cyangwa se n'ibikorwa bya pasiteri ibyo bintu ni ibintu bigayitse uri gusuzuguza iryo zina pasiteri kandi noneho hari abapasiteri bari hanze bashaka igipasiteri cyabo kujya ku mbuga nkoranyambaga bigaragaze buri mbuga nkoranyambaga ni mbi ushobora kwita pasiteri ariko ejo bagasanga nta bupasiteri bwawe for example nka pasiteri Claude ujya umubona ku mbuga nkoranyambaga ndamubona cyane pasiteri Claude ririya zina rwose kubera ibintu bigenda bimuvugwaho ntibiraze ntabwo yagakwiye kwitwa pasiteri nashakira irindi zina ubundi afite iriya torero ayobora kisindizi nashakira irindi zina kuko ibintu bigenda ejo bundi ngo yarasinze Gisenyi baramufunga ni Gisenyi ni mu Ruhengeri ni Musanze yafashe Sikoro ngo avanga na Petit Mitsingi avanga na Turbo avanga na Primus avanga na Knowless byose aravanga ngo arasinda ngo yinjiye muri kwasiteri ngo ashaka gutwara kwasiteri ngo bushoferi ngo ashaka kumukora ngo abe ari butwara urumva pasiteri Claude kuvanga izo nzoga zose ari umuntu w'umupasiteri ufashe Knowless ufashe Turbo ufashe Sikoro uragotomeye ngo uri pasiteri Claude ntabwo byabikwiye rwose ejo bundi sinzi ibintu nabyigiye mwumva wowe na pasiteri Mutesi ngo pasiteri Mutesi ari kuvuga ati ngewe pasiteri Claude ngo yamaga pasi ngo yanshakiraga abagabo ibyo ni ibintu koko byagakwiye kuba mu itorero koko rya ADEPR koko ibyo ni ibintu nk'abantu mwitwe muri abakozi b'Imana ubwo se nka buriya ubwo pasiteri Claude yajya imbere y'abantu akababwiriza koko n'ibyo bintu bimuvugwaho oya njye sinzi nimba hari n'itorero ayobora pasiteri Mutesi biriya bintu twamwumvise ubwo yakongeraga ajya guhagarara imbere y'abantu koko ariko wenda bishobora no kuba ari no kumubeshyera ntawamenya da kuko wenda ntabwo dufite amakuru afatika wasanga ari no kumubeshyera ariko se ubundi kukibivugwa ubundi ku bantu bamwe kukibivugwa ku bantu nk'abari nimba ari no kubeshya kukibiza bikaza kuki bitaza kuri yaka cyangwa bize kuri Nzovu cyangwa bize ku wundi ahubwo ugasanga birameshoninga abantu bamwe ariko usanga rero ibintu rwose by'abapasiteri izina rya pasiteri bamaze kuritesha agaciro bashaka andi mazina rwose babita izina pasiteri bamaze kuritesha agaciro njye ubusigaye mbwira ngo uri pasiteri rwose birutwa no kwitwa imbobo ntabwo n'izina imbobo rwose icyakora kabi gasekwa nk'akeza ariko abantu bisubireho abantu bahinduke nimba uri pasiteri cyane nk'aba ngaba bagenda basebya abandi aba bitwa ngo ni abakozi b'Imana bitwa ngo ni abapasiteri bitwa ngo ni abapasiteri ase wanamugani abaza ku matiku hano kuri YouTube ibyo ubivugaho iki ugasanga abantu bari gusebanya bari kuvugana abantu bari gusebanya hano ku ma YouTube ugasanga abapasiteri bagiye hariya barahangana ku ma YouTube biriya bintu nabyo mbona biteye agahinda none abakozi b'Imana bakajya gusebanya ku ma YouTube bagahangana kweri what is this none se Yakamwana wenda usibye kuba uri umukinnyi wa filime hari indi mpano waba ufite indi mpano nari mfite yari yo gukina umupira ariko bandashe akaguru buriya nakinaga football ariko ubu nta yindi mpano mfite ko hari indirimbo nigeze kumva harya ni indirimbo ni iyawe cyangwa akaririmbo naririmbye ariko impano yo kuririmba ntabwo nyirimo neza cyane ariko bishobora kuza ariko ushatse bakasogongeza abadukurikiye kuko njye nawe nagakunze nubwo ntarenze icyo gasobanuye ni akarimbo bita Gatarina Gatarina yari filime ya Mabuja Mutoni ya Sia noneho nza gukoramo akarimbo gato y'ukuntu kuko Mabuja yitwaga ubundi Gatarina yakitingaga yitwa Gatarina nza gukora ako karirimbo mvuga Mabuja karirimbo twumve nanone Gatarina bebe sukaringana lingakayo Gatarina mukobwa mwiza mayitomate bit Gatarina
Katarina munyanganire ndwaye gripe. Ariko byumvikanye ko karirimbo nese Katire Somato ari amagambo ubu burimo kuvuga ngo iki? Ni Gatarina. Ni umuntu witwa Gatarina nyine ni mabuja witwa Gatarina. Bebe Sukari nawe. Bebe Sukari. Mitoma Bebe Sukari. Nyiramitoma. Bebe ni Mitoma nyine. Bebe Sukari ni Mitoma umukobwa ni Bebe Sukari. Ngaralinga kayu ndagukunda. Ngaringa kayu ni murero rimo. Ngaringa kayu ni ringa. Ringa. Ngaringa kayu. Nganalinga kayu. Ngangaringa. Ngaralinga kayu ndagukunda. Bebe Sukari ngaralinga kayu. Maitometo. None se niki wagenera cyangwa se nirihe jambo wagenera Mutoni Asia nk'umuntu mwigeze gukina na filime nk'umuntu mwakoranye n'iki wamubwira? Mabuja Mutoni Asia ndamukunda cyane kandi nawe arankunda na n'ubu turavugana. Sometime wajya anyoherereza agafanta no mu minsi n'agapira nambaye niwe wakanyoherereje. Anyoherereza n'igitenge cy'umudamu. Sometime wakunda no kunamo. Ibindi byo ni ibanga rya sekare na mutima ntabwo ari ngombwa mubwire ngo anyoherereza gute ngo bigenda gute. Gusa turavugana kandi aranzirikana. Abantu rero bagenda bambaza ngo nyokobuja bimeze bite, mabuja turavugana kandi ibyo agomba kunkorera n'ubundi asanzwe abikora. None se hari filime noneho murimo kugaragaramo ubu ngubu se cyangwa mwabaye muhagaritse gukina? Filime na filime ndi kugaragaramo muri iyi minsi gusa ndi gukora ama interview. Ariko filime ziba zihari gusa wenda nuko wenda payema ibiciro uburyo batwishyura nibyo bitugora. Ko ntabwo wafita nkanjye ngo urambwire ngo njye urajya kunyinishiriza ubuntu. Njye ndi umwakiteri nsanzwe nkina filime. Abantu njye ntabwo ndi babandi bava ngo njyewe ngo ndaza ngo nkinire ubuntu ngo nshaka kuzamura izina. Njye izina nararyubatse. Hari abantu rero bafite filime ahangaha baba bashaka gukinisha abantu ku buntu. Njyewe ntabwo ndi kuri iyo level yo gukinira ubuntu kuko izina nararyubatse. Ntabwo naza muri filime yawe nje kubakira mu izina ko izina ngenda rifite. Ahubwo wazuje kuzamura ya filime. Nje kuzamura iki level yanjye nje kukwereka n'uburyo nge na acting. Ntabwo rero nge wamfata ngo uramfata nka bariya baza bavuga ati wamba barukankira muri filime nkamenyekana. Nge ntabwo ndi kuri iyo level.